Twongeye kubaha ikaze rero nshuti bakunzi ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi, twagarutse muri ya gahunda y'ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye. Nk'uko bisanzwe rero tubaha ubusobanuro bw'amazina muba mwifuje ko tubasobanura muri komenti. Uyu munsi tugiye kubaha ubusobanuro bw'izina Michel. Rero wowe watwandikiye muri komenti utubwira izina wifuza ko tugusobanurira Michel, tugiye kuguha ubusobanuro bwaryo. Ikindi kandi wowe ukigera hano bwa mbere, nta kindi usabwa, kanda subscribe kandi no kukazogera kugira ngo uzajye ubona ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Ntibibagirwe gukanda like ndetse ngo ukore share ku muntu uzi witwa iryo zina kugira ngo yumve ubusobanuro bw'izina ryiwe. Ikindi kandi urashobora nawe kutwandikira muri komenti tubwire izina wifuza yuko twagusobanurira. Abantu batojya batwandikira kuri Facebook bakatubaza cyangwa se bakatubaza ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye, ariko ni byiza ko mujya mutwandikira hano kuri YouTube muri komenti hasi mu kiganiro, ibintu bikagenda neza. Urashobora rero kwinjira muri groupe yacu ya WhatsApp pininze hasi muri description, ubundi ibintu bigende neza cyane. Reka twihute rero duhe ubusobanuro bw'izina Michel. Izina Michel rero rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayo rivuga ko kw'izina Mikael risobanura rero ninde uhwanye n'Imana cyangwa se ninde usa n'Imana. Izina rero rifite inkomoko mu kwemera kwa Gikristo, rikunze kwitirirwa umumarayika Mikaeli cyangwa Saint Michael, umwe mu bamarayika b'ingenzi mu idini rya Katolike, Isilamu ndetse no imyizerere ya Kiyahudi. Ibyiza rero bikunze kwitirirwa izina Michel harimo ubutwari, kurwanya ikibi, dahemuka, imbaraga no kurengera batagira kivugira. Ibyo rero ni bumwe mu busobanuro bw'izina Michel. Reka tukubwire nanone ibyo Michel yanga. Uyu Michel rero, izina Michel akunda rero ukuri. Tugiye kububwira ibyo yanga, yakunda ntakunda umuntu umubeshya, ubutiriganya, ubugambanyi, ubwoba bwo guhagarara ku kuri, ubunyamwigendaho. Aba rero yifuza gufata ubufasha, yanga abantu rero batitaye ku bandi. Ikindi kandi kutubaha Imana cyangwa se kutagira imyitwarire y'inyangamugayo. Usanga nk'uwitirirwa umumarayika ashobora rero kugira umutima wubaha Imana n'indangagaciro nziza. Ubu rero ni bumwe mu busobanuro bw'izina Michel. Niba rero nawe hari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikire muri komenti tugaruke turi gusobanura. Turabakunda cyane. Ini Fab TV.